Baramutse. Murakoze cyane. Reka uyu mwanya tuhe umuyobozi wungirije w'akarere ushinzwe ubukungu ari utanga ikaze. Murakoze cyane. Karibu Vice Mayor. Murakoze. Ndabanza mbibwire amazina yanjye nitwa Nshimiyimana Jean Baptiste. Okay. Arakoze musangiza w'amagambo ko mu mwanya mwiza. Amazina yanjye nitwa Nshimiyimana Jean Baptiste. Nkaba ndi umuyobozi w'akarere ka Burera wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Nagira ngo rero mfate uyu mwanya mwiza mu izina rya komite nyobozi y'akarere mpagarariye muri uyu mwanya. Mumfashe twakire ubuyobozi bukuru bwa Green Party bwaje mu karere kacu. Perezida w'ishyaka n'abandi members ba Green Party turabakiriye, tubahaye ikaze. Rero muri uyu mwanya uko mubibona turi kumwe n'abaturage ba Burera. Ni umwanya rero kugira ngo tubahe ikaze nk'ubuyobozi bw'akarere. Aha turi mu murenge wa Cyanika, ariko hari abaturage batandukanye baturutse no mu yindi mirenge. Bivuze ko tubaha ikaze muri Cyanika ariko no mu yindi mirenge hose muhawe ikaze kugira ngo mugaragaze imigabo n'imigambi y'ishyaka Green Party, by'umwihariko ku mwanya wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ndetse no ku bakandida depite, kugira ngo abaturage ba Burera banyote kumva imigabo n'imigambi babakurikire neza. Rero ni umwanya wo kubaha ikaze, tubaha ikaze mu karere kacu ka Burera. Murakoze. Amajyaruguru tumutore, iburasirazuba tumutore, iburengerazuba na Kigali. Amajyepfo tumutore, amajyaruguru tumutore, iburasirazuba tumutore, iburengerazuba na Kigali. Burera oye! Amajyaruguru oye! Republika y'u Rwanda oye! Muraho neza. Twishimye cyane kuba tugeze hano hantu heza cyane, hano umuturage n'ibirunga isi yose iza gusura. Ariko nanjye narabisuye, ndetse umwaka ushize nazamutse hano cya kirunga cya Bisoke bya hejuru. Sinzi niba ari ahantu bari bagira kuri Bisoke hejuru. Ni ahantu heza cyane, hari n'ikiyaga, ariko gifite amazi y'urubura ntabwo upfa kuyabona amazi. Iyo uhageze tubona ko u Rwanda ari rwiza cyane. Hakurya ubona muri Congo, hakurya ukabona i Bugande, hakurya mu Rwanda ukaba ubona nk'aho ukontorora isi yose. Niyo mpamvu bavuga ko Imana y'u Rwanda yoheje mu birunga, ko iyo hari nta kindi kintu ushobora kubona uretse kurubona ku ijuru. Maze kwasura gatatu kandi biranshimisha cyane. Iyo uzamuka hose ubona no kwa Nyiramakiri n'ahandi hose, ni ahantu heza cyane. Mwese ndabifuriza kuzajya musura ibirunga, nawe mumenye ubwiza bwabyo. Ariko musure n'ibiyaga mufite za Burera, za Ruhondo zose, ni ahantu heza mufite henshi cyane. Uyu munsi twagarutse inaha kubashimira ko mwatugira icyizere tukajya mu nteko ishinga amategeko, ariko nanone twongera kubasaba ko mujya mukatugirira icyizere, mukatubohereza muri Perezidansi ya Repubulika, ndetse mukohereza n'abadepite benshi cyane ba Green Party mu nteko ishinga amategeko, kubera ko amasezerano twasezeranye namwe ubushize byinshi twabigezeho. Ariko nagira ngo mbaze nshimire abayobozi bagaye leta baje kutwakira hano, wavuye ku ntara ariko cyane na Vice Mayor w'akarere na Gitifu w'umurenge n'abandi bose bafatanyije, mwakoze cyane kutwakira. Ariko nshimire cyane namwe abaturage bene wacu binaha ko mwaje kumva buno butumwa bwacu, n'abana nabo
ni byiza cyane, tubafite gahunda nziza abana muribuka yuko muri 2017 ari ngewe wasezeranyije abana ko muzabona ifunguro rishushe ku ishuri, murabyibuka? Ubu murajya ku ishuri, ariko wabitangije ni Frank Habineza. Nawe bivuze ko abana bose bo mu Rwanda bazabona ifunguro rishushe ndetse hariho n'akaboga, kandi twashimira leta y'u Rwanda ko icyo gitekerezo yacyemeye, bikaba yarabaye gahunda y'igihugu cyose. Ubu noneho tukabizeza ababyeyi bacu, murabizi ko kugaburira abana ku ishuri ko byabaye gahunda nziza. Mwabonye ukuntu mukora akazi n'abana bari mu mihanda cyangwa bavuga mu mashuri basubiye kwiga, ibyo byinshi cyane dushima. Ubu icyo tubizeza ni uko muzarya indyo yuzuye ku ishuri, ndetse ka kaboga twavugaga kabe kaboneka nibura kuwa mbere, habe twabona umuceri n'inyama, kwa kabiri twabona jumba cyangwa se n'ikindi kintu, undi munsi kawunga n'ibindi, kuko ubu tuzaduhahira ihahira bizajya riba ku karere. Ari meya udukorera guhaha, tumva ko bizajya bishoboka ko meya akora gahunda y'icyumweru, ko ibyo turabifite, abana bacu bakarya indyo yuzuye ku ishuri, ndetse tukarwanya n'ugwingira, tukomeza tuba dukomeye, dukura neza, abana bakura neza, ariko n'ababyeyi bashobora gukora n'akandi kazi. Ibyo ibyari bigoye cyane cyangwa kwemera gahunda, icyo gitekerezo kuba leta yaracyemeye, ibisigaye ndumva ari ibintu byoroshye, ni ukongera ingengo y'imari muri gahunda yo kugaburira abana ku ishuri. Buri muntu ugirira icyizere nabyo bizakunda. Inaha nzi ko benshi mukora akazi k'ubuhinzi n'ubworozi, ni ibintu rwose natwe dushizeho umutima cyane, ko tuzi ko abanyarwanda benshi barenze 90% niko kazi bakora. Tuzi yuko hari ibibazo by'ifumbire, kubona ifumbire ku gihe, ibyo tubifite muri gahunda, ariko cyane twebwe tukashyira imbaraga yuko twakoresha ifumbire mborera, tugashyiraho uruganda ruyitunganya, rukaba ruri ku rwego rw'akarere, ku buryo yagikorwa, ko ibikora turabifite. Twe kuba twategereza amafumbire aviyo za kure za Ukraine n'ahandi hose, kandi dushobora kuba twakikorera handi ifumbire yacu. Uruganda tukakora ku karere, rikare kose ku Rwanda, bakafite urwo ruganda rukora ifumbire mborera, ishobora kuba yahabwa abaturage, kandi ikaba iri ku giciro cyoroheje, kubera ko nta byinshi zabisaba byavuye hanze, bizashobora kuyikorera. Ubwo buhanga nitubumenya, tuzatubumanura, tube tuyikorera no ku murenge, ndetse bizarangira no ku kagari, abantu bashobora kuba bayikorera ku buryo byatworohera cyane. Ku ifumbire mvaruganda n'uwo abantu bavuga ko bayikunda, ariko igira ingaruka zitari nziza ku mibiri yacu. Abahanga bose batwereka yuko akenshi iyo bakiza ayo mafumbire mvaruganda, nubwo tubona umusaruro mwinshi, ariko bishobora kudusigira indwara. Mwabonye ko muri iyi minsi hari indwara za kanseri zabaye nyinshi, yewe ndetse hano iwanyu hari ibitaro bya kanseri, murabizi hano biri hano Butaro. Urumva nuko babizanye hano, ikibazo gihari gikomeye mu Rwanda. Ariko kenshi kanseri iterwa n'ibintu twariye, ntabwo ari indwara y'imyuka cyangwa se y'iki. Ibyo twariye bijya mu mubiri wacu birangira bidukozeho, tukarwara za kanseri, kandi ikibazo cyayo gukira kwayo biragoye. Twese turabizi, ushobora gukira igize amahirwe, ariko iyo gufashe kuzakira biragorana. So niyo mpamvu tugomba gushyiraho gahunda yo kuba twahinga, tukahingisha ibintu, tugakoresha amafumbire mazima twikoreye, tukareka kwibanda ku mafumbire avuye mu nganda. Nzi yuko n'ibibazo byo gutubura n'imbuto zo kuba twakoresha guhinga ibirayi n'ibindi. Ubambwiye ko mu kiro cy'imbuto ukize ku gihumbi, uba ko amafaranga menshi cyane. Nabyo tukuva yuko ku rwego rw'akarere hagomba kujyaho uburyo santire dufasha mu gutubura no gukora izo mbuto, zaba ari imbuto z'ibirayi cyangwa se n'iz'amafruwi. Icyo tubaho dukeneye cyose tukaba twabikorera ku rwego rw'akarere. Uko ubushobozi bugenda buzajya buboneka, bizajya bimanuka bigere no ku murenge ndetse no ku kagari. Bidufashe kuba twabona imbuto ku giciro gitoya kitahenze, ndetse tuzibone na vuba, kuko kuzibona nabyo usanga ababitubura babihenda, kandi no kubibona bikagorana cyane. Iyo gahunda turayifite rwose, kandi izaza nayo vuba. Mu buhinzi n'ubworozi tuzi yuko no kubona igishoro bigoye, kuko usanga amabanki menshi bigoye kwa guha amafaranga y'igishoro yo gushora mu buhinzi n'ubworozi.
dufite gahunda nziza yo kubashyiraho ikigo cy'igihugu cyo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi kikajya zijya n'ibiro ku murenge ku buryo umuntu wese wifuza gushora imari mu buhinzi n'ubworozi yazajya ajya ku murenge akatangaho umushinga wiwe bakamuha amafaranga kandi amafaranga atagamije inyungu yayo itarenza 2%. Ni nkaho izaba ari impano tuhawe kugira ngo tushe imbaraga zacu ubuhinzi n'ubworozi. Ariko nanone tufite gahunda indi nziza yo guteza imbere ubworozi bw'amatungo magufi. Abana bifuza kuba bakorora amatungo magufi babe babona igishoro cyo kugira. Ngewe mubona hano naroroye nkiri umwana, noroye inkwavu, noroye inkoko, noroye n'ingurube, kandi n'inka nari nzi nazo kuzireba neza, zikorera ubwatsi. Urabyumva abana? Nabonaga agafaranga nkiri mutoya. Ku inkoko zanjye iyo zakuraga nagurishaga amagi habona agafaranga. Ndetse hari igihe twaryagaho. Kandi noneho inkwavu zo zari zifite n'amafaranga menshi cyane. Kandi ibintu biba byoroshye, twakoraga ibintu byoroshye cyane, kwibakira akazu kawaho hafi mu rugo ukabyikorera. Ubu niyo gahunda dufite ko abana, buri mwana wese wo mu Rwanda agomba kugira itungo ryiwe. Ako cyane buri rugo rwose rwo mu Rwanda, urugo rwose ruri mu Rwanda rugomba kugira itungo rigufi. Kuko itungo rigufi ntabwo rigoye. Inka ni nziza ariko iragora, isaba byinshi. Ariko itungo rigufi ntabwo rigora. Kugira izo nkoko, kugira ingurube, kugira ihene, intama ni ibintu bitagoye cyane. N'umwana yawe bari fite akajya no kwiga akagaruka akariyeberera. Ntabwo ari ibintu bivunanye, ntabwo bisaba ibiryo byinshi, cyese ushatse kubona ibintu bihambaye cyane. Ku buryo buri rugo rwose tugize ibyo bintu biradufasha muri ya gahunda yo kurwanya gwingira y'abana, ariko no kubona agafaranga ku buryo bworoshye cyane. Kuko iyo kandi cyane cyane ko tuzashaka icyo kigega, nushaka kubikora mu buryo bwa kinyamwuga, tuzashira agronome ku rwego rw'akagari. Buri kagari kose ko mu Rwanda ni na iwanyu azabo mu agronome udufasha gutegura iyo mishinga y'ubuhinzi n'ubworozi. Agronome adufashe kushaka amafaranga muri icyo kigega kizaba kiri ku murenge, ku buryo mu mushinga wose umuntu wese ushaka gukora, babasore bacu barangije sekonderi babe babona imishinga yabo kugira ngo bajye kugenda bashaka akazi za Musanze n'i Kigali, babe babikorera hano hafi. N'abantu bakuru bashaka gushora mu bindi bikomeye by'ibirayi babona ayo mafaranga, cyangwa bashaka guhinga n'imiceri babona ayo mafaranga bitworohere. Ubwo niyo gahunda dufite yo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, ako cyane no kurwanya ubushomeri. Ko turifuza ko buri muntu wese agira ikintu akora, tuve mu bushomeri, duteze imbere igihugu cyacu, urubyiruko rubone akazi. Bona akazi. Inaha mufite ibikorwa byinshi, nayibonye nababwiye ko naje gusura ibirunga, ariko murabona ko njyanye ni hotel mufite ikomeye cyane i Burera hano hafi. Urumva ko muteye n'amahoteli meza, ko muturiye umupaka w'i Bugande. Ariko turumva yuko akarere kanyu hano uriya muhungu wavuze ese cyabaye ikigabo kinini cyane, Jerome muri ya perezida wacu hano, muzi ko ari umuzukuruza wabishingwe. Urumva nk'iyo bintu aya mateka mufite ari no mu bitabo by'u Rwanda, tubonye ahantu bishingwe yaratuye tukahatunganya. Warukara rwa bishingwe mukabona ahandi hantu aho umwami yaratuye cyangwa se yaciye, tukabona ahandi hantu twakusanya, twakorana n'inzego z'ibanze bameya, tukajya dushakisha ahantu hanyaburanga muri Burera, ku buryo bw'abazungu nabo muzajye mubabara nkanjye. Muri abazungu bayiza bakagarukira Musanze, bakana Musanze bakitaye, kandi nabo mufite ibyiza basura hano. Turashaka yuko nibaza abacyarugendo cyese namwe baca hano cyane kabaza baje naha, baje n'amabisi n'amamodoka, bakigira Musanze bakajya za Kinigi, bavayo bakitahira Kigali. Kandi namwe hano mwakora ibintu byinshi cyane baza bakabisura, ku buryo amafaranga yasigara hano ni hoteli yanyu n'izindi zikaba zakubaho ko zabona abakiriya, ariko mwakoze ibintu bibakurura kuza hano. Be kuzaga bigarukira Musanze bayitaye. Kandi natwe dufite ibintu hano byinshi y'amateka tuteze imbere ubucyarugendo wo mu karere, dushingiye kuri dufite hano mu karere kacu, ari by'umuco, ari by'amateka n'ibindi dushobora natwe guhimba, tukavuga ati naha
tukabimba nko kubyina ahantu binamuzi kubyina neza icyo kigage uzi ukuntu kiryoshye umuzungu yaje akabona ikigage ukuntu umwanda ukoze neza cyane yavuga ati sinzasubira i Burayi kazajya nibera ikigage cyane murabyumvagira tukabikora neza mukabishiramo mu tuntu dusa neza cyane ni uburyo bwadufasha kurwanya ubushomeri ariko no kubona amadovize yinjira mu gihugu ubu dufite gahunda nziza yo guteza imbere ubukerarugendo cyane tuha abanyeshuri bose bize iby'ubukerarugendo tubashyiraho ikigega cy'amafaranga yo kubafasha kwiteza imbere kuko bariga ubu bukerarugendo ariko ugasanga bavuga ati nta gisho dufite cyo kuba twakwiteza imbere ubwo iyo gitega dufite nacyo cyo gufasha guteza imbere abanyeshuri bize ubukerarugendo barangiza bakaba bashobora no kuba bahimba akazi cyangwa bapanga akazi batiriwe bajya mu bindi bakora amafaranga mu kigega bizadufasha kwiteza imbere by'inzererezi twebwe ntabwo tubyemera kubera ko tuzi ko bitagombye gufunga abantu twemera ko ribu ari yonyine yafunga umuntu ko ariyo ifite yemewe n'amategeko ubwo gahunda dufite hano iwanyu n'ahandi mu Rwanda ni uko ibigo by'inzererezi byose tuzabikuraho kandi vuba mu kwezi kwa 9 kubera ko tuva yuko nta mpamvu y'umuntu agomba gufungira ahantu hatemewe n'amategeko nanone kandi ikindi kibazo kiri rusange cyo mu Rwanda ikibazo cyo gufunga abantu iminsi 30 y'agateganyo ugasanga umuntu arafashwe na ribu bamaranye iminsi 7 cyangwa 5 nta bimenyetso bihari bifatika bamureje kwa procureur naho amaze iminsi 5-7 nta bimenyetso bihari biranje avuga ngo bamutware bamufunga iminsi 30 y'agateganyo bagikora iperereza umuntu akajya muri gereza kambara iroza akamara y'umwaka taraburana myaka 2 myaka 5 bazasanga gasanga ari n'umwere yaramaze icyo gihe cyose arengana turavuga ati ibyo bintu bigomba gucika mu Rwanda burundu tuzabica gute turavuga ngo hari ibyaha bizwi bishobora kuba umuntu yafungwa iminsi 30 y'agateganyo nk'ibyaha byo kwica umuntu ibyaha byo biterabwoba ariko umuntu ngo ibyo birayi iby'inkoko yakoze iki twumva mu by'ukuri ntabwo ari ibyaha byavuye gufungisha abantu cyangwa se na mu nyangiro umuntu akaba yakwanza akakurega ibintu byo kubeshera ukabasanga baragufunze kandi nta bimenyetso bihari tuvuga yuko icyambere kugira ngo bicike tuzashiraho ikigega cy'indishi z'akababaro mu gihugu cyose icyo kigega cy'indishi z'akababaro kizakiriha indishi abantu bose bafungiwe ubusa inkiko zikasanga ari abere ndetse muri gahunda yacu nimutugirira icyizere tuzakora iyo tegeko turisubiza inyuma kubera abantu bose bafunzwe imyaka 2 imbere nabo bagomba guhabwa izo ndishi z'akababaro ibyo ni uguca iyo ngeso burundu nanone dushingiye ku bandi mategeko dufite ari itegeko rivuga ko umukozi wa leta wateje leta igihombo agomba kukiryozwa tuzarishingiraho twishyuza ayo mafaranga leta yatanze abakozi ba leta bafungiye abaturage ubusa ari abo muri ribu no kwa procureur bayishyura ayo mafaranga ubwengeso tumva ko izacika noneho iyo gahunda nikomeza tumva ko bizacika burundu mu gihugu cyacu nimutugire icyizere bizakunda uko ari n'ibindi twakoze byinshi shaka gusubiramo byashoboye abavuga ngo ntibishoboka kandi byarashobotse muribuka yuko kwiyamamaza twabwira ko abantu bafite mituweli bashobora kuba twifuza ko bakwivuza uwo munsi bishyuye mituweli kuko icyo gihe abantu bafite mituweli bategerezaga ukwezi kose ukaba wishyuye mituweli aho ukaba waremba ndetse wabura n'ubuzima kuko ntabwo ari wemewe kwivuza ndetse habaga n'ikibazo cy'uko udashobora kwemera kwivuza umuryango abantu bose batishyuriwe ibyo twarabivuze ndetse ku bw'amahirwe ndi muri komisiyo mu nteko ishinga amategeko y'imibereho y'abaturage niho twakoreye itegeko rijyanye na mituweli bya bitekerezo tubishyiramo iri tegeko ko umunyarwanda iyo yishyuye mituweli ahita yivuza ubu noneho icyo tubizeza ni uko umuntu ufite mituweli namara kuyishyura azayemererwa kugura umuti muri farumasi zose mu gihugu zigenga kubera ko ubu umuntu ufite mituweli ntabwo yemerera kugura umuti muri farumasi bisaba wishyuye 100% kandi birahenze natwe bafite za rama usanga bakubwiye ngo wishyuye 100% bihenze cyane hari imiti ihenze gize muri 30-50 bitashobora kuba wakwishyura so tukuva yuko mituweli tuzashama ikigega mu kigega cya mituweli tuzonyama amafaranga kuri abarwayi bose mituweli bazabona iyo miti muri farumasi zose
bakoresha ikarita ya mituweli ndetse no mu bitaro byacu muri centre de santé n'ahandi naho imiti tuyishiremo izajya iboneka ariko ari imiti ivura atari ya miti munanywa akamara igihe ayinywa ariko itaburi kumukiza vuba. Za poste de santé ni twe twazanye igitekerezo ko zijyaho ariko ntabwo twishimiye uko zikora kuva yuko tugomba kubishamo imbaraga zikabona abaganga kuko usanga nta muganga ubayo kuri poste de santé ari aho baboneka rimwe mu cyumweru cyangwa zimwe zarafunze. Tukava yuko tugomba gushaka gahunda yuko buri poste de santé igomba kugira umuganga ugomba kuba uyihoraho ndetse tubonye n'ubushobozi uko bavura no gupima indwara zitandukanye ku buryo abarwayi bakajya bavunika cyane bazamuka bajya kuri za centre de santé. Ibyo byose bizakunda nimutugirira icyizere. Ngana ku musozo nagira ngo ku kijyanye n'ubutaka twebwe twiyamamaza ubushize twiyamamaza tubabwira yuko tuzakora umusoro w'ubutaka ariko ntabwo byakunze tuvuga ko tuzawugabanya kuwugabanya byarakunze kuko icyo gihe ndi mu nteko ishinga amategeko nakoze umushinga w'itegeko wo kugabanya imisoro y'inzego z'ibanze harimo n'umusoro w'ubutaka mukora ku mafaranga 300 kuri metero kare gushaka amafaranga 100 ibamo n'utundi twinshi cyane ariko byarangiye leta yigemeye amafaranga aramanuka ava kuri 300 ajya ku mafaranga 40 kuva kuri 0 kugera kuri 80. Urumva ko nayo yari intsinzi twagezeho ariko icyifuzo cyacu nyamukuru nuko umusoro w'ubutaka uvaho burundu. Ibyo tubishingira ku ngingo yuko twebwe nk'abantu bashinzwe kurengera ibidukikije mu Rwanda no ku isi yose tubona ko ubutaka twabuhawe n'Imana yacu y'u Rwanda ari yo yaduhaye kino gihugu cyacu izanamo abakurambere bacu ko leta yaje iza idusanga ku butaka bwacu ibudukuraho irabwiha iranje irabudukodesha. Ubu twese dufite ibyangombwa by'ubukode bw'ubutaka kandi bwari ubwacu gakondo yacu. Kuva yuko icyambere tuzakora umusoro w'ubutaka, icya kabiri tuzahindura ibyangombwa by'ubutaka bivamo ijambo bukode bire ko ari ubutaka bwacu ku cyacu kuko ntabwo wakodesha ikintu wahawe n'Imana n'abakurambere bacu bose ntabwo bikunda. Leta ifite ubutaka bwayo ibirunga byose bya leta aho nta kibazo n'ibiyaga ni ibyayo n'ahandi ishaka izahatware ariko gakondo yacu ubutaka bwacu ikibazo cyawe sambu yawe ibe yanditseho ko ari ubwawe atwarimo kubukodesha. Ibyo bizakunda nimongera kutugira icyizere. Bavandimwe binaha tubafite n'imigambi myinshi mushobora kubyumva ku maradiyo kuri za televiziyo mbuga nkoranyambaga n'ahandi hose hatandukanye mushaka twavuga ngo tubirangize ariko icyo tubasaba nuko ejo bundi kuwa mbere 15 mwatugirira icyizere. Nimutugirira icyizere kaduha amaji yanyu nzamutoye kanda perezida Frank Habineza ubifuriza ibyiza uzabagiza iterambere rirambye tuzabandira umutekano wanyu ko nabyo tubifitemo ubuzobere tuzareba ko nta mipaka izongera gufungwa niba gugu y'abaturanyi twashaka amategeko abuzi bibu kongera gufunga umupaka wari wose kuriyo tugomba gukomeza tugendana n'abavandimwe bacu hakuye Bugande nabo babe kuriya bakazi naha kuko turabavandimwe tumaze imyaka irenga ibihumbi n'ibihumbi dufite n'imiryango yacu. Iyo gahunda tuzayikora mu gihugu cyose tusinye n'ibihugu byose yo muri East Africa y'Iburasirazuba ko nta gihugu kigomba kuzongera gufunga umupaka n'ikindi gihugu. Tubifitemo ubushobozi bizakunda. Tuteze imbere ubanyi n'amahanga umutekano wacu tuwurinde tunyere ubushobozi abasirikare bacu n'icyo gajuru twaragisabye nicyo twakivuze bwa mbere kiraboneka tuzongera dukoresha ikoranabuhanga kugira umutekano wacu n'ibindi byose kandi tugende uruhare natwe mu kwirindira umutekano. Byose tuzabikora by'igihugu cyiza. Ntabwo bizakunda keretse tariki 15 nimubona ku ikata y'itora ya Perezida wa Repubulika muzashije kumwe cyanyu kuri Habineza Frank inshuti yanyu mwana wanyu mvanwe wanyu aho ndamwitoreye Perezida wa Repubulika zabazanira ibisubizo birambye. Nanone kandi kugira ngo byose bikunde neza Perezida wa Repubulika akenera abadepite bakora amategeko bagenzura ibikorwa bya guverinoma. Ibyo nabyo bizakunda ari uko mushize kumwe cyanyu ku badepite ba Green Party aho hazaba ariho hombi n'ikirango cyacu cyakagoma aho muzabona inyoni yitwa kagoma mu Kinyarwanda abandi bayita ikizu nzayibona ku bakandida depite izabiriho cyangwa cyacu n'izina aho niho muzashira gikumwe cyane nzamwitorera abadepite ba Green Party. Ku mukandida perezida hazaba ari ifoto yanjye n'izina ryanjye ariko n'ikirango cyakagoma nacyo kizaba kiriho nimuhabona nzashire igikumwe cyanyu nzamwitoreye iterambere rirambye
ubukungu burambye, muzamutoye umutekano urambye, ubuzima bwiza, abana bongere bagende neza ku ishuri, twiboneye imiti muri farumasi, iyo dushaka kwivuza tubone izo nganda zitunganya ibikomoka mu byo dufite hano. Tuzabashaho inganda ku rwego rw'umurenge zitunganya ibikomoka mu buhinzi n'ubworozi, ku buryo umuntu wese ushaka guhinga azajya acuruza ikintu kiwe cyiyongerera agaciro. Niba ari ibirayi tubicuruze byiyongerera agaciro, niba ari urutoki tuze kuzajya kutukuramo n'akadivayi, niba ari n'ibindi byose tujye tubitunganya neza. Yewe n'aborozi b'amata nabo, amata yo kuzajya ducuruza yandi yo mu majerekani, tube twasha no mu mashasi, tugurisha i Bugande no muri Kongo dufite amafaranga menshi kurushaho. Ibi byose bizakunda ariko dutoye Green Party. Burera tuzatora he? Tuzatora he? Tuzatora nde? Tuzatora nde? Tuzatora he? Murakoze cyane mu by'amahoro y'Imana. Zamura ko karirimbo neza DJ tukumve, kazamure gakubita. Twese tunyeganyege twumva ko karirimbo hazaza heza h'u Rwanda.